mpamaze iminsi ine. Muri iyo minsi ine rero nibwo naje kugira ikibazo cyo kubura itako y'uruhande rumwe. Iki ko urakibaza mu biki bundi kira kinyendaro batoraguye, urumva bo bari baramenye amakuru ariko barayampisha. Ati kira kinyendaro mwa batoraguye, twatoraguye gisa nk'ingagi, bundi urakibaza mu biki. Yerekwa TV. Turabashimiye mu izina rya Yesu, mwebwe mudukurikiye kuri kamera. Nongeye kunezerwa kubera ko twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana. Tukaba tugarutse ku Yerekwa TV. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ntabwo rero uyu munsi ndi ngenyine nkuko mubibona, turi kumwe n'umukozi w'Imana usize amavuta y'Imana, Josiane rwose uyu munsi niwe ugiye kutuganiriza cyane. Agira ibyo dusangiza mu ijambo ry'Imana mu buhamya, ariko ndazi neza ko biri bugende neza. Reka rero mpereze ikaze abantu mwese mukurikiye Yerekwa TV n'ubundi muhawe ikaze. Reka mpereze ikaze abantu bari mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye. Mpereze ikaze abantu bari ku migabane itandukanye, yaba ari ku mugabane wa Afrika ariho turiho, yaba ari mu biyaga bigari, Oceania, Amerika. Imana mu ijuru ibaho umugisha. Bari mu Buhinde, abari muri Australia n'abandi muri ku mpera z'isi, ariko mukaba mudukurikiye n'iby'agaciro kenshi. Rero Imana yo mu ijuru reka mvuge ngo uyu munsi iduha umugisha, namwe ibahereze umugisha mwinshi. Tugiye kuganira rero n'umukozi w'Imana Josiane. Hari ijambo ry'Imana nasomye rirambwira ngo muri Yeremiya igice cyawo cya mbere ku murongo wa 11, Imana irangije ibaza Yeremiya ngo Yeremiya uruzi iki? Yeremiya abwira Imana ngo nduzi ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo uko ndiko mbasha kurinda ijambo ryanjye, narangize nkarinda n'uwo naribwiye kugira ngo rizasore. Rero uyu munsi wa none n'ubundi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana Josiane ufite ubuhamya. Imana yamurindiye ijambo, hari icyo yamuvuzeho. Imana irinda ijambo yamuvuzeho, nawe n'umwe mu bantu Imana yarinze ijambo, kandi kigeretseho ni umuntu Imana yahamagaye nawe akiri mutoya, cyangwa se bane nkuko Yeremiya yagiye ahamagarwa. Nawe muraza kumva ubuhamya bwe, nanjye mfite amatsiko yo kumva ubuhamya bwe. Imana rero yarinze ijambo. Nanjye wicaye aha ngaha niyo ngira Anastase Prophete Gatsima, nanjye Imana yarinze ijambo yamvuzeho. Ni iby'agaciro kenshi rero kuba Imana yarabashije kurinda ijambo yagiye imvugaho. Nta kiza nkabyo. Imana yabashije kurinda ijambo yamvuzeho. Nawe ubwawe udukurikiranye kuri kamera hari ijambo Imana yakuvuzeho. Ndazi neza ko hari ijambo Imana yakuvuzeho. Tudatinze rero munyemere n'ubundi twakira umukozi w'Imana Josiane atwibwira amazina. Tumenye ngo Josiane ni muntu ki, tumenye ngo Josiane umuhamagara we n'uwuhe, tumenye ngo Josiane se nibiki Imana yamukoreye, ese niyo Imana yamukuye. Ndagira ngo rero n'ubundi tumwakire Josiane abanza twibwire amazina. Josiane, Karame, uhawe ikaze ku Yerekwa TV. murakoze cyane. Imana mwijije guhereza umugisha. Ndabona uyu munsi ufite ubwiza bw'Imana budasanzwe. Amen. Amavuta y'Imana kuriho. Haleluya. Urayi umuntu afite amavuta y'Imana no mu maso biragaragara. Haleluya. Uko biri kose ari Imana yakoze. Hari aho yagiye gukura, hari nayikugejeje. Ni iby'agaciro kenshi cyane, ni byo gushimira Imana. Amen. Josiane rero n'ubundi nabivuze witwa Josiane, ariko abantu bakeneye kumenya Josiane amazina ye, wenda amazina nyayo. Wenda nimo ndavuga ngo witwa Josiane aragasirino, bya bindi bita gasirino ngira ngo urabizi. Cyangwa se wenda ari amazina wahimbwe n'abantu ariko ataraye ababyeyi. Ndagira ngo rero twibwire amazina y'ababyeyi, utubwire Josiane ni muntu ki. Tugiye kuvugana nawe kano kanya, ugiye kuganiza Yerekwa TV. Josiane uri muntu ki? Murakoze cyane kunyakira, kungirira icyizere, kuko ni abantu bakeya tugirira icyizere, bagirirwa icyizere, bagatumirwa, bagahamagarwa ahantu nk'ahangaha hakomeye. Turabashima. Imana amahoro ibaho umugisha, kandi Imana amahoro ikomeze ibishimire, ikomeze ibongerera imbaraga. Murakoze cyane rero kuba dukurikiye bari hirya no hino. Amazina yanjye ni Mukamanzi Josiane, nkaba ndi umukobwa ushima Imana, Imana ihagurukije cyangwa se Imana ikoresha. Tugiye kuganira ni byinshi Imana yakoze. Ubuhamya mfite ni ubuhamya bukomeye. Wowe udukurikiye aho uhereye hirya no hino, uze kubwumva, ufata umwanya n'ubwumva, ugenda ufata umwanya ubwumva.
murakoze Josiane. Josiane ati abadukurikiye wumve ubwo buhamya. Reka nongere mbibutse rero wowe utarakora subscribe mu gihe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana cyane cyane mu kumva ubuhamya wogerageza uyikore kandi ubu buhamya mu nyemerere muzabusharinge bugire no ku bandi mugene mukora share kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera kure cyane. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Murumva ko Josiane rero afite byinshi byo kutubwira, afite ku buhamya. None Josiane nakubajije, Josiane ubu tuvugana uri muntu ki? Ndagira ngo wibwire abadukurikiye mu buryo burambuye. Bibaye byiza ndifuza ko ndabona wambaye amafaranga mu maso. Wambaye amafaranga mu maso. Kandi ndagira ngo uvanemo rinete twibwire uwo ari we kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ngo ninde. Bivuge ngo abantu barashaka kundeba neza. Okay, sureba neza. Barashaka kumenya neza. Twibwire Josiane, twibwire Josiane uri muntu ki? Akijijwe ryari? Uko wakiriye agakiza, uko wakijijwe ubanze twibwire. Birafasha abantu turi kumwe kugira ngo bamenye umuntu bari kumwe nawe. Josiane ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi. Josiane rero barimwo bareba abadukurikiye. Josiane yakijijwe muri 1999 kiri umwana mutoya. Aho ngaho ariko yasaga nkaho akijijwe yabyinjiyemo atabyinjiyemo. Bivuga ngo 2004 nibwo Josiane yatangiye gusenga, nabwo yarakiri mutoya. Aho ngaho nibwo navuga ngo nari nkijijwe bifatika, nibwo nabatijwe 2004 nibwo nabatijwe mu itorero rya DPR. Josiane rero nuwo nguwo, ibindi turabisanga mu buhamya kuko ni byinshi tugiye kuganira. Josiane wakijijwe 1999 1999 niko tubwiye. Yego, aho niho natangiye kwinjira mu rusengero. Ubatizwa 2004. Yego. 2004 urumva ko ari bwo wabatijwe. Josiane wavukiye mu kahe karere? Wavukiye mu murenge cyangwa se wavukiye mu yihe ntara? Josiane yavukiye mu karere ka Ngororero. Intara y'Uburengerazuba, umurenge wa Kageyo, akagari ka Mukore, umudugudu n'Igitongo. Aho niho navukiye. Sinibaza najya niwambaje igihe navukiye. Okay. Nabyo n'ubundi Josiane natwibwira wese nabyo ariko bivuge kugira ngo badukurikiye baze kubyumva. Josiane rero yavutse muri 1995. Yego. Aho niho yavukiye. Josiane yavutse nukuba Josiane afite umubyeyi umwe. Josiane afite umubyeyi umwe. Yego, turabisanga mu buhamya. Josiane afite umubyeyi umwe, yakuzaza umubyeyi umwe kugezana n'uyu munsi. No buhamya burebure. Josiane rero Imana yo mwijijwe umugisha. Uravuze ngo wakijijwe cyo gihe wavuye mu murenge wa Kageyo. None se Josiane kugira ngo uve mu murenge wa Kageyo harya akarere? Akarere ni Ngororero, umurenge wa Kageyo. Umurenge wa Kageyo, akarere ka Ngororero. Yego. Ubwo byari byose numva ni mu majyepfo. Ni mu Burengerazuba. Ni mu Burengerazuba muri Ngororero. Okay, urakoze kumusora. None Josiane kugira ngo ufate urugendo rwo kuva Kageyo werekeza i Kigali, kizwa kwawe werekeza inaha, byagenze gute? Waje gute? Kuko natwe dufite uko twaje, dufite uko twagiye tuzi. Ariko twisanga mu mujyi wa Kigali twaravukiye hirya no muhamagaro. No muhamagaro wakuza. Kuko njya nibuka umugabo umwe bita Theo warabanguriza imbuto nirimungwa ayandara mungwa. Byo rigasigara kuko naje Kigali uko naniisa nkice muri Kigali kuko abantu benshi baraza kwibaza ati mbese uri he? Nice muri Kigali niho ndi kwisezerano rya nyiri jambo. Bivuge ngo rero kuza muri Kigali naje nsa nkuhunze kuko narezwe na mukadata kuva ku minsi 3. Turimo turagenda duca mu ncamake ariko mu kanya ndaje tuvuge byose. Rero narahakurengeze mu myaka 14 nibwo nahagurutse mvayo nzi Kigali. Ndaza mbaho mu buzima butandukanye butari bwiza butanejeje budashimishije, ariko kuko Imana yamvuzeho ndibuka ndi muri ADPR. Turi mu masengesho y'iminsi 2 kugira ngo tubatizwe muri ADPR. Imana yamvuzeho muri iryo joro ku munsi wa mbere ari ninjoro ivuga ko izangeza ahantu kure. Ndabyibuka yakoresha umuntu w'umukobwa aramanura arambwira ngo wa mwana we nubwo umeze gutyo Imana izakugeza ahantu kure, kandi aho kure izagutuza nahagutse izakugira undi muntu. Rero bivuge ngo kuza muri Kigali ntago
naje nk'uko abandi baza ngiye naje ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe kutaje ku modoka y'amakara abandi hari abantu bagiye baza gutyo muri ubwo buryo bakisanga muri Kigali ariko Imana ikagenda ihindura amateka ariko urumva ko waje kuri mission y'Imana. Hanyuma Josiane Imana iguhamagara ikubwira iryo jwi ko uzayikorera cyangwa se uzayivugira yabikubwiye uri mu cyaro muri Kageyo cyangwa se yabikubwiye uri muri Kigali? Nukuvuga ngo muri ADPR harimo abo bita abantu barera abana mu buryo bw'umwuka bakabareberera. Nari nkiri muri aho ngaho Kageyo kuko ngiye natangiye kujya ngira n'impano yo kwerekwa nkiri umwana mutoya ariko sinsobanukirwa ibyari byo. Rimwe na rimwe twari twicaye mu materaniro turimo duhimbaza cyangwa se turimo dusenga cyangwa umuntu ahagaze imbere ku ruhimbi yatangira kubwiriza ngiye nkatangira kumubona mu yindi sura abandi batari kumubonamo cyangwa nkatangira kumubona ukundi kuntu cyangwa nkumva ijwi rimbwira. Ibirenze kuri ibyo ngibyo rero nukuvuga ngo aho ngaho niho natangiye kurererwa impano yanjye ntangiye kumenya ko ndi umuhanuzi kuko byatangiye ndota ego nkumva umuntu arampamaga yambwiye ibintu rimwe na rimwe byambwiye bukacya ndabibonye cyangwa hacamo iminsi bigasohora ariko nta nasobanukirwa nkibaza umuntu umpamagara. Mbese mu yandi magambo nabaye nka ni Samuel Imana yahamagaraga yamuhamagara akabivuga umuhamagara akajya kwitaba umubyeyi we. Nanjye niko nari imeze ariko umunsi umwe nza gusanga diakoni mukuru ndamubwira nti ngira ikibazo iteke nicaye mu rusengero korari ririmba hari abantu bamwe mbona bitandukanye n'abandi abandi nkabona gutya atangira kumaze ati se ni biki ubona ndamusobanurira. Ubwo rero nibwo batangiye kundera banyigisha gusenga bakambwira ati iteka niyo twajyaga kwatura muri ADPR banjyanaga ahantu abantu bakuru bateraniye bakambwira ngo byubona byose ubivuge nugira icyo ubona ku muntu wari we wese utubwira ariko ubwo babinkoreshaga ngiye muri yandi magambo urumva nkiri muto nari ntanasobanukirwa neza ngo menye ese ninde umvugisha ese Imana imvugisha imeze te ntabwo nari nagasobanukirwa ariko nyuma naje gusobanukirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe Josiane kuba utubwiye uko wahamagawe nuko Imana yagiye guhamagara uri muri Kageyo ariko nongere ngaruka inyuma watubwiye ngo warizwe na mukaso guhera ku minsi 3 uvutse. Ndagira ngo tubwire rero ubuhamya bwawe n'urugendo rwawe rwo kuntu wabayeho no kuntu wakuze. Ndazi neza ko byanga byakunda hariho n'izindi mfubyi zarezwe gutyo ziri buze kugira icyo zumva bagasubizwamo imbaraga kuko kino gihugu cyacu dufite imfubyi nano hatari imfubyi hari abagizweho n'amateka mabi kubera ibihe banyuzemo hariho nabisanze ba mama wabo barapfuye bitewe n'impamvu runaka. Ndagira ngo dusangize kuri ubwo buhamya rero kugira ngo abadukurikiye babyumve neza udusangize kuri ubwo buhamya bwo kuntu wakuze guhera kuri iyo minsi 3 kugira ngo rigone mukaso Yesu aguha imbaraga n'amavuta kandi nzi neza ko biri buze kugenda neza. Reka tubanze dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Imana yo kwiringirwa uri Imana ishobora byose uri Imana ihambaye uri Imana y'icyubahiro. Ndagushima kubw'uyu munsi twongeye kugera kuyerekwa TV newe wabiteguye nyagora ku ngoma rero icyubahiro ni cyawe. Tugeze mu mwanya wo gutambutsa ijambo ryawe n'ubutumwa bwiza biciye mu buhamya. Ndazi neza ko kano kanya hari abantu benshi bagiye kubohoka kubw'imbaraga zawe ndetse no kubw'ubu buhamya bwa mwene data agiye gutanga. Nyemerera rero ubane natwe icyubahiro cyawe cyonyine kize kiganze muri twebwe ndetse na mwene data umuha imbaraga ugiye gutambutsa ubu buhamya. Buri muntu wese ugiye kumva ubuhamya nyagora ku ngoma bugira aho bumukura bugire naho bumugeze kandi mwene data ugiye gutanga ubuhamya nawe umuhereze izindi mbaraga kugira ngo abashe kubivuga uko biri mu izina rya Yesu Kristo atageretse atagabanyije. Ngaho reka dufashwe na Mwuka Wera wenyine muri uyu mwanya bari utuyobora ndetse n'abazature bazayoborwa n'Umwuka Wera muri byose mu izina rya Yesu Kristo byamaje byizeye amen. Murakoze rero kuba mwatugiriye icyizere hanyuma rero tugiye gutangira bwa buhamya neza tugiye kuva imizi. Rero ubwo buhamya ukuntu buteye ngewe Mukamanzi Josiane muri imbere yanyu nkuko navuga ngo n'umukobwa ushima Kristo. Mbere na mbere nkunda gutangiza ijambo riri muri Bibiliya dusanga muri Nahumu. Ntago ndi burebe muri Bibiliya kuko ndarizi ni ijambo ryagiye rimfasha benshi muraza kwibaza ngo kubera iki iri jambo kubera icyo ritangiza. Nuko narigize kwizera nshingiye kuri iryo jambo riramfasha. Nahumu ibice biravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro.
ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabibi yatsembweho ntazongera guca kwe iwawe. Rero bivuge ngo hari impamvu iryo jambo nagiye ngizeramo. Hari imihigo myinshi nahize ndi mu cyaro, hari imihigo myinshi nagiye miga nkavuga ngo Mana ni wanjye zangaha, nyabuneka abantu muhiga imihigo mujye muhiga musubire inyuma muhigure. Reka twinjire mu buhamya nyirinzina. Imana amahoro ikomeze kubaho umugisha. Hanyuma rero ngiye mubona ahangaha ndi umwana cyangwa ndi umwe mu bana b'imfubyi, kuko reka mvugishire ijambo gutya ngo ndi umwe mu bana b'imfubyi babayeho nabi, ariko Kristo kubera ko yitanze ku musaraba akamena amaraso kugira ngo tubashe kubaho, yaje rero naje kubona ineza y'Imana, nanjye mbasha kuva muri bwa buzima bubi. Ndibaza yuko abadukurikiye murabona ko hari Imana yakoze. Hanyuma rero nge mubona ahangaha ndi umwana wavutse ku mubyeyi, papa wanjye yari afite undi mudamu, kuko ngira n'abasaza banjye bakuru, kuko umwana we w'imfura afite imyaka 42. Rero papa wanjye yari umuntu wishoboye, reka mbivuge gutyo, cyangwa se wari ufite amafaranga. Mama wanjye aza kumukorera, twatangiriye mu buhamya nyirizina kugira ngo mumenye ya minsi 3 namaze ndegwa na muka data. Nukuvuga ngo mama wanjye rero amaze gukorera papa, yamukoraga mu buryo bwa secretary, nukuvuga cyase bwa kontabure. Nukuvuga ngo rero aho ngaho baje kugira urukundo, siniye kariko mbyita, aza kumutera inda. Muri make yari umukozi mama we yakoreraga papa wawe. Yego. Yamukorera ari secretary. Yego. Papa yari umucuruzi ukomeye mu Ngororero. Yamukoraga mu buryo bwa secretary. Nukuvuga ngo aho ngaho amukorera rero nibwo baje kugira ibyo bakora, ndavoneka ndavuka. N'urugendo rukomeye. Bivuga ngo aho ngaho rero amaze kumutera inda, urumva yari afite umugore mukuru w'isezerano basezeranye, bafitanye n'abana bakuru, kuko nukuvuga ngo kugira ngo mvuke imbere aho ngaho harimo abana bagera muri 4 bakuru banduta. Bivuga ngo n'inyuma wo nduta nanjye ni 5. Nukuvuga ngo aho ngaho rero umugore we yamaze kumenya yuko hari undi yateye inda, ntago byaje kugenda neza, baje gushwana. Biba ngombwa ko mama wanjye bamwirukana mu kazi karahagarara, ubuzima buba bubi. Mama yagiye iwabo, niko nibaza cyari yaragiye arikodeshereza, kuko ntaho nagize umugisha wo guhura nawe ngo mubaze ukuntu byagenze. Igihe cyo kuvuka rero yagiye kwa muganga arambyara. Amaze kumbyara aho ngaho ya minsi umubyeyi amara kwa muganga kugira ngo bamusezera atajye mu rugo, mama wanjye aho gutangwa njyane mu rugo nk'umubyeyi, yahise anshyira ku ruhande, aragenda njukunya ku irembo kwa papa niba yarantaye ninjoro, niba yarantaye mu gitondo, niba yanjyanye mu rukerera, ntago mbizi. Gusa papa yarabyutse ansanga. Ngo bivuze ngo papa we n'ubundi yari asanzwe afite undi mugore. Yego. Ubwo aragufata akunaga kugira abadukurikiye babyumve neza. Yaragufashe, mama we yaragufashe, aragenda gushyira kwa papa wawe, kandi ufite undi mugore. Yes, nukuvuga ngo beshi kugira ngo ukomeze kuba kwa papa byaje kugenda gute? Numva ari ubuhamya burebure, ariko Imana igukomeze, birababaje nta kundi. Nukuvuga ngo beshi bagiye kwibaza ngo mbese ko mukase yarazi ko hari umugore yateye inda, si byakukomereye cyangwa kugira ngo akwakire byagenze bite? Nukuvuga ngo papa aho yakoreraga, yacururizaga, kuko yari umucuruzi ukomeye. Nisa wagenda akagera akabaza izina runaka, yasanga bahita bamubwira ngo uwo muntu turamuzi. Yego. N'ubuhamya burebure, nabwo nzabaha n'ubundi buhamya ukuntu yahombye, ukuntu nyine mbese Imana igibasha guhorera umuntu. Umuntu nakugirira nabi ntukamwifurize nabi, ujye umwifuriza ikibi, guhora nuko Uwiteka. Yego. Hanyuma rero aho ngaho papa niho yabaga, ariko umuryango we aho madamu yarari n'abana bari kure ku musozi bita abazanu bitaramba, kuko ndibaza ko dukurikiwe n'abantu benshi batandukanye. Aho biti Iramba niho undi muryango wabaga, harimo intera ndende. Nukuvuga ngo rero yaraje kwa papa haba aho hafi yaho akorera. Papa nawe abyutse mu gitondo agiye muri gahunda ze z'akazi, abona uruhinja ku muryango. Yamenye ko ari wowe?
yaje kumenya ko ari ngewe kuko mama wanjye yanditse amazina yanjye amubwira buri kimwe cyose amubwira uburyo yamwirukanye amaze kumubwira ati ngewe sinarera umwana niba utemera ko tubana fata umwana kuko sinamurera ndi ngenyine ntabwo nashobora kumwitaho ndi ngenyine mbese mu magambo make niyo magambo nabwiwe yuko yanditse papa rero nawe amaze kubibona yibaza icyo gukora kiramuna numva ntabera afite ryo kuma iminsi 3 ndacyaruhinja rufite umubiri wo mu nda ntaki urumva yantayo ngaho deje papa nawe yagiye mu nzu abigira ibanga rye arangije kubigira ibanga rye umugoroba ugeze yaje guhamagara mukuru we atuye neza ku irembo ry'urugo rukurugo rwe aho mu cyaro nukuvuga ngo yaramuhamagaye ahamagara n'umuyobozi wayoboraga aho ngaho amubwira nyine urumva yabahaye akantu ko byagenda kose urumva nawe ubu buhamya uri kuduha bwo kuntu wabayeho muri iyo minsi ukiri uruhinja uko biri kose wagira ubuntu nawe ugira abantu bakubwira ayo mateka ni mukecuru wanjye wabimbwiye mukecuru ni wabikubwiye yego niwe muntu wa mbere waje kubimbwira ibyo mukecuru yakubwiye mbese ukuntu byagenze turagira naho wakuze wone no hari ibyo wizi ku giti cyawe yego ubwo twayereye kuri story nanjye naganijwe na mukecuru iyo papa yagiye ancishiramo muri duke ni igitabo kirekire kuko ubuhamya bufite ibice bibiri yego nukuvuga ngo aho ngaho rero yavuganye n'abayobozi amaze kuvugana n'abayobozi nyine urumva yabahaye akantu ko byagenda kose kugira ngo mbashe kubona umuryango aho ngaho papa yaranyirwanye umunsi wose niba yarampaye amata niba yarampaye amazi ntabyo nzi umugoroba ugeze rero w'ijoro yaje gutega moto iramuzamukana imujyana muri iyo misozi n'imisozi miremire hari igihe tuzajya gukorera ikiganiro naho tuhabone kuko ndibaza ko iby'Imana iri kugenda ikora nibyo byinshi oya tuzagiye rwose nukuvuga ngo papa yafashe mu ijoro nawe aranjyana njugunya bwa kabiri urumva ni ikintu gitoroshye yego uwo munsi wa gatatu nukuvuga ngo umunsi wa gatatu mama wanjye yaraje ntaho ngaho kwa papa nawe papa nawe kujugunya bwa nukuvuga ngo umunsi wa gatatu ugiye kurangira mu ijoro papa nawe yaramfashe ajya kunjugunya bwa kabiri usibye we ko icyo yakoraga agira ngo mbone umuryango ntago yantaye nkuko mama wanjye yanjugunye nukuvuga ngo yaragiye ngeze aho ngaho yantaye kurembo kwa mukuru urumva bari babivuganye n'abayobozi babivuganye ku buryo yahageze nta muntu numwe wigeze umubona nukuvuga ngo aho hantu rero yantaye yaragiye ahita asubirayo nta muntu wamubonye mukuru we nawe mu gitondo bigaragara ntago yantaye wenda nuko nkoreshe mvugo yayiyankira kwa mukuru we ahita asubira atageze mu rugo we nta muntu wamubonye mu gitondo cya kare saa 12 cya saa 11 n'itundi tunota mukuru we nawe abyutse ahamagara abantu aravuga ngo ntoraguye umwana w'uruhinja ariko yari abiziranyeho na murumuna wiwe abiziranyeho n'abayobozi abantu barahurura baravuga ati tukoma gukoresha iperereza tukamenya umukobwa wari utwite inahangaha urumva ntawe wahise utekereza yuko papa yari afite umukobwa yateye inda nta wigeze atekereza ngo yumve yuko uwo mwana yaba ari nduwo muri uwo muryango bihutiye gushakisha abantu b'abakobwa baba batwitaho hafi wenda akaba ari wataye uwo mwana nukuvuga ngo ntago byoroshye abantu bose bagomeje gutekereza buri umuntu numwe baravuga ati none si uyu mwana ararerwa hehe n'uye muryango uri bumwakire kugira ngo tube tumushakira ubutabera cyangwa tumushakira umuryango wamwakira urumva ni ibintu bitari byoroshye bagenzi nukuvuga ngo aho ngaho abayobozi bari baravuze ati rero turebye uko ibintu bimeze nta rundi rugo rwakwakira uyu mwana usibye urugo kwa Ngirente uwo ni papa wanjye kwa Ngirente n'ubundi wagarutse kwa Ngirente banaye kwa Ngirente n'ubundi nsubira kwa Ngirente usubira kwa wundi wagize gute wantaye ngo muri make ni nka Mose wabaye nka Mose wavukiye kwa Farawo yavukiye kwa yaravutse bamunaga mu kato none bamunaze mu kato bajya gushaka umubyeyi wo kurera Mose ubwo aramaze gutoragurwa baragenda bashaka mama we ari wamureze yes nanjye niko byaje wamureze aragenda arakura nawe bagusubiza kwande kwa papa wanjye yego nukuvuga ngo aho ngaho rero bimajinye ukuntu ndi bugende abayobozi ati tugomba kumushyira mu rugo kwa Ngirente ni wo ari amata kuva icyo gihe wabaye imyaka ingahe kugira ngo nabaye imyaka 4
wahabaye imyaka 4 yego kwa papa wawe nukuvuga ngo aho ngaho rero abayobozi batangiye kwimajina ati niho ari bureregwe mukadata tireka ariko wasa nk'ubiketse ariko nta bimenyetso bifatika atibaza akavuga ati se uriya mugore yateye inda ntabwo azi aho umuryango wowe wundi warutuye ariko nyine akabura ibimenyetso asa nk'ubyanze bavuga reka tuhamagara umugabo wawe ni ufite ijambo rya nyuma ndibuka nibwo telefoni zari zikiza mujyango muri ako gace telefone yari ifitwa hari n'umuyobozi kuko niyo makuru bamaga ngo telefone ngo bitaga ngo tarakomo zitajya bamusimukara telefone za kera yes aho ngaho rero bahamagaye papa wanjye aritaba baramusobanura buri kimwe cyose ukuntu byagenze ariko urumva bamubwiraga ibyo asanzwe azi niwe wari wabipanze yego aravuga ati umwana ni umugisha niba mushyire mu bandi bana rerwe n'abandi bana ntiyavuga ko ari umwana we yego aravuga ati nta kibazo ibikenewe byose mumbwire mubikore nabona umuryango we okay natawubona azarererwa aho ngaho ndumva nta kibazo urugo rwanye nta kibuze kugira ngo bimenyekane ko uri umwana we niyo myaka 4 ukuruva wahabaye imyaka 4 ubwo byanga byakunda nyuma y'imyaka 4 hari ahandi hano werekeye yego harandi hano werekeye nerekeye kwa garameri wanjye cyangwa kwa nyogokuru wanjye byarapara wawe niho ariko se wagiye byaramenyekanye ko ari umwana we cyangwa wagiye bitaramenyekana nagiye bitari byamenyekana neza ariko njya kwa garameri wanjye mvaho ngaho bwa mbere nukuvuga ngo bahankuye mfite amezi 4 garameri yaje kundeba arahankura mfite amezi 4 nibirebire bibaye byiza nakumereza ubuhamya kuko ndagenda micamo kabiri nukuvuga ngo aho ngaho rero papa maze kwemera ko njya muri uwo muryango mukadata yaramfashe urumva kushakisha umuryango wanjye ntabyahise bihaga kuko papa yarabyishe inyuma nukuvuga ngo aho yaramfashe rero mukadata nshyira mu rugo aho yayiherutsa ntwara ndambika naho ngaho nukuvuga ngo ni ibintu bibabaje ni ibintu bese nubuhamya sinzi na bya nibuka neza y'Imana uvuga ngo mana urahambaye nukuvuga ngo aho mukadata yarahankize amaze ko hanshyira ntago nzi niba yaramperezaga icyo kunywa ntago nzi ngo niba yarampinduraga gusa garamere wanjye yambwiye ko yaje kwankura naraboze itakora iruhande rumwe wari waraboreye nukuvuga ngo aho nanyaraga izo nkari nazigumagamo nukuvuga ngo mbese ntago byari byoroshye aho nitumye ntago nari mfite umuntu aho bandambitse nyine byarangiriye aho ngaho nukuvuga ngo nubuhamya mbese buri muntu wese mubyeyi ufite umwana utabyaye gerageza umwiteho kuko naguzi ikintu esha zabacyo nukuvuga ngo aho ngaho rero garameri wanjye ntiyumvikanaga na papa ni garameri wanjye ntiyumvikanaga na mukadata nukuvuga ngo aho ngaho rero ntago yajyaga apfa kwisukira ngo aze mu rugo rwiwe kuko yajyaga agira gutya akavuga ati wowe ukijya mu rugo umuhungu wanjye yaramayiraga yamaga buri kimwe none nta gukina kima uba wamubujije barashwana nukuvuga ngo rero aho ngaho mukadata amaze kunjugunya aho ngaho naraboze itakora iruhande rumwe nyogokuru wanjye nibwo yaje aramfata arahankura aho ngaho rero kwa mukadata nahamaze iminsi 4 muri iyo minsi 4 rero nibwo naje kugira ikibazo cyo kubura itako y'uruhande rumwe aho ngaho rero iyo nitumaga cyananyaye nukuvuga ngo nabonaga umuntu mpindurira aho ngaho rero nyogokuru wanjye kuko yarateye aho hafi yaje kwibaza ibibazo byinshi aravuga umwana kuba yagiye aha ngaha akiri mutoya nkaba nta makuru mfite aho ngaho rero yaje gucunga mukadata amaze kumucunga adahari aza aho ngaho mu rugo ahageze asanga icyumba banshyizemo andebye nyine yumva icyumba kirimo umwuka mubi yinjiyemo asanga niho ndyamye andebye asanga itako ry'uruhande rumwe ryarabuze aho rero umukecuru umva byaramubabaje ahita mfata antwara iwe mu rugo kuko bari baturanye za inzu zisa nkaho zifatanye zatandukanwaga n'ibiraro by'inka mukadataje bibi intambara ikibazo kirekire ukuntu yaje kwiba umwana mu rugo urumva abantu barahuriye bavuga se kuki umwana wamufashe nabi yatangiye kwangirika ariko hagati aho ngaho mukadata kinyakira aravuze ati umwana mwamutaye n'ubundi
mu rutoki imbwa zikamurya ku baturanyi namenye ubwenge mbona haba imbwa nini cyane ndende habaga abahigi bagira imbwa nyinshi abati ubundi umwana ko atazakura n'ubundi akiri mutoya azaba gute mwamutaye mu rutoki imbwa zikamurya ariko cyo shima Imana nuko Imana yabaye mu ruhande rwanjye irandinda ntibanjugunya muri urwo rutoki ariho nababwiye ngo irizaba imbuto ntiri mu ngwa yandara mu ngwa byo rikasigara nukuvuga ngo aho ngaho rero amaze kuntwara mukecuru yanyitayeho urumva atangiye kunkarabya atangira kunyitaho nukuvuga ngo hari icyatsi kimwe yigeze kunyereka ambwa ati iki cyatsi rero ujye ucyubaha niwo muti wakuvuye kuko mukecuru twaje gufata umwanya turaganira amaze kumenya ubwenge ambwira uburyo nyine nabo zitako ry'uruhande rumwe ambwira uburyo yankuye kwa mukadata ambwira uburyo yajyanyitaho ukuntu yajyankurikirana urumva ni ibintu bitoroshye icyo cyatsi rero bakita umubirizi yajyaga cyotsa yamara kucyotsa agakandisha kuri cya gisebe yahogeje neza igisebe kiza gukira nukuvuga ngo kwa nyogokuru naraharerewe benshi muraza kwibaza ati se ko bari bagukuye mu rugo rubamwe inka wagubasha kunywa amata wabashaga kwitabwaho wari ugiye kuregwa n'umukecuru ukuze wonse iki nukuvuga ngo kwa nyogokuru wanjye hari ihene iyo hene rero yari yarabyabana babiri byabaye ngombwa yuko bayikura ku bana abana bayo bakura kwibere ntibizongera konka nukuvuga ngo batangiye kunkamira ihene nukuvuga ngo natunzwe n'amashunushunu cyangwa se amata y'ihene nicyo kintu niyo ryari ibere ryanjye muraza kwibaza ati se ayo mata yayagwaga gute ese byaramworoheraga bivuze ngo wagiye kwa mukecuru waba ariko ntabwo mukaso yari yakamenye ko uri umwana w'umugabo we oya aho ngaho ntabwo bari bakabimenya ariko papa yaje gusanga mama we ari we nyogokuru wanjye amubwira buri kimwe cyose aramubwira ati uko byagenda kose nakoze ikosa uriya mwana n'uwanjye ntazagira ikibazo mu gihe ntahari ngo ndeberere uzandeberere nk'umubyeyi wanjye uzamurere nk'uko nanjye wandera cyangwa uko wandeze nyogokuru wawe yagufashe neza yego niyo mpamvu nyogokuru wanjye yagiye kugira amatsiko yo kwibaza ati se umwana abayeho gute aza no kunkura muri urwo rugo arantwara abaje kubona ko nangiritse itako ry'uruhande rumwe nukuvuga ngo aho ngaho rero yakamaga ayo mata y'ihene reka tuyita amata cyangwa se amashunushunu ego agafata umukanana w'isina benshi kubazi imikana y'insina cyangwa bazi insina yafataga uriya mukanana akakuraho akababi kamwe yarangiza akagashyiramo ayo mata akaba ariko yari bibero yanjye niko yananyweshaga amata ngeze mu mezi 9 ya hene irekera aho ngaho ibirongere yahatse biba ngombwa rero kwirekera aho ngaho kunyusa nagize ubuzima butari bwiza nabaye nkusubiyeho nyuma gatoya aho ngaho rero nyogokuru yatangiye kugenda asaba amata hirya no hino mu baturanyi barimwe bakayamwima bakavuga ati se mungu wawe ni umukire ku mukazana wawe niho hari inka kubera iki unsaba ukambwira ukaza gusaba amata urumva ntago byari byoroshye umukecuru kuba ahetse umwana w'uruhinja arimwe arasaba amata arimwe aragira ate urumva ni ibintu bitoroshye nukuvuga ngo rero icyabayeho nta kindi mukecuru yagize gutya aravuga ati rero niba bimeze bityo bamwimye amata yatangiye kunshyira ku gikomo cy'amasaka ya rutuku abamuhaye nyine amata akamereza abatamuhaye nuko ariko hari indi hene yari hafi kubyarana y'ibirabyaye nko mu kwezi kumwe mbangiriwe umugisha ntangira gukomereza nanone konka ya hene aho yatangiye gukama iyo hene mbona ndakuze nyine babona mbaye nk'umuntu muzima urumva Imana yari mfite umugambi mu myaka ine rero reka twihute mukadata yaje gushoza urugamba aravuga ati uyu mwana rwose maze kubona ko nakoze amakosa maze kubona ko uyu mwana ntago nari nzi ko yagakuze ntago nari nzi ko yakageze aha ngaha ndashaka yuko uyu mwana mu munsi bizakagaruka mu muryango nkamurerana n'abandi mukecuru amaze gukura angageze arimwe aramugora ntiyimagina yuko wenda byibura naba naramugoye muri ya mezi ane ahubwo ngeze imyaka ine handi umwana atangiye gutumwa aratangiye gushoza intambara ati reka uyu mwana tumutware
tumutware ubundi ajye kurerwa n'abandi bana. Mukecuru urumva ntago byari byoroshye guhita mumpereza cyane ko yaratangiye kujya yimagina ko ndi umwana w'umugabo, kuko uko nagendaga nkura nagendaga ndushaho gusa na papa. Bivuze ngo muri make usa na papa wawe? Yes. Ubu kano kanya tukurebye twabona usa na papa wawe? Papa aciye umuhuye nanjye tumaze gusikana wawe tubyibwira, kuko mu bana be okay hari n'abandi basa, ariko ngewe ndi fotokopi ku bantu bajya bareba kuri status zanjye bajya babibona ko hari igihe njya postinga nk'ifoto y'abantu bakibaza ati uwo muntu ko musa, ariko nyine ni papa wanjye turasa cyane. Aho ngaho rero umukecuru yahamagaje imiryango, ahamagaza abayobozi ati uyu mwana ko bashaka kumutwara, ikibazo cyamubaho n'ukuntu twamukuye, mana yamukuye yaraboze, itako rimwe ryaraboze, ese ni mutanga nta kibazo kizabaho. Mu mama nyine mukadata asaba imbabazi, ariko ntago nari nzi yuko ari mukadata, nari nzi ko ari mama wanjye, nakuze nzi yuko ari mama wanjye. Wenda benshi muraza kubaza ati kuki wumva ko ari mama wawe kandi yaragufataga nabi, agakukubita, agagutoteza. Aho ngaho rero nuko nakuze nyogokure ubwanyumvisha ko ari mama, atanyanga ahubwo namazaga impamvu nkubita, yavugaga yuko ari kugira ngo menye ubwenge. Muri iyo myaka ine rero papa yavuze ati aho kugira ngo umugore wanjye azice mama, ntago mpaba n'ubundi magera rimwe na rimwe mba ndi mu kazi, nta wundi muntu mukuru hari wamureberera. Urumva sogokuru we ntiyarakiriho, yari yarashaje. Baravuze ati papa yabwiye nyogokuru amuga ati wowe ujye umureberera hafi, bya byose ntago bigoranye nk'umwana utagenda, icyamubaho cyose atitaye ngo akizwe n'amaguru, ushaka kubyumva nawe uzajya umuba hafi. Nasubiye mu muryango kwa mukadata. Aho rero natangiye urugendo rubabaje, urugendo rukomeye, natangiye urugendo rw'ubuzima bubi. Aho rero mukadata njyayo natangiye kuragira inka, ntangira gukubitwa, ntangira kuvoma, ntangira gukora imirimo y'abantu bakuru, handa atatinyaka kunjyana mu murimo ngo ajye kunyigisha guhinga. Bivuze ngo nyuma yo kuva kwa Grand Mary wawe cyangwa se kwa nyogokuru wawe, waje kongera gusubira mu buzima bwo kuba kwa mukaso na none? Yes. Ho waba waragiye no muri ufite imyaka ingahe? Aho nagiye mfite imyaka 4. Wagiye ufite imyaka 4? Ngo bivuze ngo warahakuriye? Yego. Warahakuriye. Ese uwo mukaso byibuze yaba yarabashije gukwira ishuri nubwo wasubiyeyo, nubwo wakoze iyo mirimo y'agahato, yaba yarakujyanye ku ishuri? Ese tubwire muri make dukeneye kugira ngo tumenye mukaso wariwe. Nukuvuga ngo mukadata ntabwo abashe kundishura, aho nibwo yatangiye kunkoresha imirimo mibi mu myaka. Kubera ku myaka 4? Yego. Nukuvuga ngo ngeze mu myaka 7, aho nibwo natangiye noneho kumenya nyirizina amakuru yuko uwo muryango ndukurererwamwo, uwo mubyeyi nita mama ko nta kintu na kimwe duhuriyeho usibye ko duhuzwa na papa gusa. Nukuvuga ngo mu myaka 7 rero igihe nakagiye ku ishuri nk'abandi bana, mu myaka 6 nukuvuga ngo najyaga mubwira mama ndashaka kujya kwishaka, mwa nta kijya kwiga ngo uzamare, nta kijya kwiga ngo uzakore. Atangira kujya mbwira amagambo mabi antoteza, ambwira n'ubundi ikigoryi, bundi ntacyo uzageraho, n'ubundi niwumva, mbese nta kiza cyajyaga kiboneka muri ngewe naba nakora ngo kimunezeze. Igihe cyose nahoraga ngaragara mu isura mbi imbere ye, nahoraga ndi umuntu w'ikigoryi mbese. Nukuvuga ngo igihe cyarageze ngize imyaka 7, nagiye kwitangiza ngewe ubwanjye ku ishuri. Bivuze ngo wowe wagiye kwitangiza ishuri, ntabwo wajyanwe n'ababyeyi? Oya, nagiye Ariko kwitangiza. warerwa papa wawe ntabwo yakujyanye gutangira ishuri? Yes. Ari na mama wawe ari we nyawe? Mama wawe nyawe yari yarapfuye, kwanza we ntabwo muri kumwe? Mama wanjye nyawe nukuvuga ngo nageze muri iyo myaka n'ubundi yaratashye, yaratabarutse. We yaratabarutse. Bivuze ngo mama wawe wari usigaranye ni mukaso. Ntiyagutangije ishuri, na papa wawe ntiyagutangije ishuri, wowe ubwawe wafashe icyemezo cyo kwijyana ku ishuri? Nukuvuga ngo kujya ku ishuri kwanye nagiye nkurikiye basaza banjye. Urumva mbere aho ngaho hari abana bakuru banjye, basaza banjye bagiye ku ishuri, ngira umwete n'ishyaka wo kujya ku ishuri. Ndibuka ngiye hari umupira muremure mukadatari yarampaye w'ubudodo uboshye ukuntu yambaraga, arawunkubura niwe nagiye ku ishuri nambaye. Mwarimu ankubise amaso yibaza ngeze mu kigo twigagaho, ikigo bita Suti. Ngeze ku ishuri rero mwarimu ankubise amaso aravuga ati wa mwana waje kumara icyo usa nabi, sinoze singize ite nta mavuta. Uko nyine nabaga naraye, uko nabaga navuye mu kuragira, uko nyine niko nabyutse mu gitondo ndagenda. N'ubundi nagiye bazi kungiye kwahira, ariko icyo nayizaga nagitaye mu gihuru, nikomereza inzira nkurikira abavandimwe banjye bandi duhuriye kuri papa njya ku ishuri.
mwarimu rero amaze kunkubita amaso yambaje ati suri wo kwa Ndenda amubwira avuga ati ntabwo bishoboka ko umwana uturuka muri uwo muryango yaba asa gutya. Bahamagaye musaza wanjye mukuru w'imfura baramubaza ati si umwana no wo mu rugo. Musaza wanjye ati no wo mu rugo, ariko musaza wanjye yankundaga cyane kuko niyo bajyaga kunkubita rimwe na rimwe yakundaga kwitambika, ugasanga niwe uri kumvugira, ugasanga niwe unyibira ibiryo kuko kwa mukadati yagiye akakungaburira we yafataga ibiryo bimwe bimaze iminsi 2-3 mu nkono bitatishyushywa, bimwe ukoraho bikazaho ibintu by'indodo byagaze. Yego, nukuvuga ngo rero nibyo biryo naryaga. Musaza wanjye uwo nguwo rero rimwe na rimwe akanyira ibiryo. Okay, abantu babana ni babura utuntu dupfa rimwe tugashwana, ariko akabazi kwagoma kunyibira ibiryo rimwe akabinzanira n'abandi baryamye akabinyibira nkabirira mu buriri. Baramamagaye rero baramubaza ati kuki umwana yaje ku ishuri n'uwi wanyu, aravuga ati akanika shiki kanje kari ahangaha ariko kaje kadukurikiye, ati ntabwo ugiye cyo kuza ku ishuri, buri gihe ashaka kuza ku ishuri yabivuga, bakamba kumubwa kugiye kitari cyajya cyo kuza ku ishuri. Bambaza impamvu rero naje ku ishuri nanjye ababyeyi batabizi, ndasubana mwarimu yuko saba mama kujya kuza ku ishuri akabyanga. Rero numvishe nshaka kwiga ngomba kuza ku ishuri. Nagiye mu bandi bana, ariko abandi bana bakajya bandeba ukuntu nambaye, ukuntu nsinoze, mbese umusatsi wanyereyeho ndaho ngaho nyine bikanyine bumva abana bose banyubatseho uruziga bakajya bareba ukuntu meze. Mwarimu arambwira ati ngaho genda, nukuvuga ngo ubwo musaza wanjye niwe wanyandikishije mazina yanjye, yandikisha n'ababyeyi banjye, yandikisha na papa, yandikisha na mama we yuko ari we mubyeyi wanjye. Nukuvuga ngo abantu benshi ntago bari bazi yuko ari mukada, turumva niwo narerewe. Nabaye muri ubwo buzima rero nsubiye mu rugo barambaza ati se wari wagiye ku bwatsi, ntiwazanye ubwatsi, ntiwavomye, ntiwagize ute, ntiwatahije. Ariko ntaha naciye aho twinagomba kwahera n'ubundi ntahana ubwatsi, ariko nibyakuye kunkubita. Ndamwanira ariko buriya nari mvuye ku ishuri, nagiye ku ishuri, ambwira ati ninde wakohereje ku ishuri, wagiyeyo ngo uzamenye ubwenge amagambo asesereza. Ndamwanira ndashaka kwiga, ariko nkajyayo buri gihe nkubitwangira gute. Ndibuka umunsi umwe nihuse rero ishuri nararyize ngarukira mu wa 2 primaire, aho niho nagarukiye. Uvuze ngo amashuri yawe wagarukiye mu wa 2 primaire? Nukuvuga ngo nisi wa mbere ni wa 2, ngeze mu gihembwe cya 3 niho nagarikiye ishuri ryanjye ryanyuma. Ariko wakureba ntiyashobora no umuntu bivuze ngo Imana ifite uko ibigenza. Ubu ngubu wakureba hari wakeka kurangije segonderi, hari wakeka kurangije kaminuza, yewe hari no wakeka ko mbese na masters na doctor wayize, ngira ngo uri umuntu usobanutse. Uko biri kose Imana ikura kure cyane, ivana ku cyavu igashira umuntu hejuru. None rero Josiane, ubu tuvugana uri umuntu wafite amashuri 2 ya primaire, ukabujya imbere y'Imana ukavuga ubutumwa ibintu bikemera, ugahanura, ukavuga ijambo abantu bakaryumva, ukajya kuyitangaza makuru abantu bakumva imirimo n'ibitangaza Imana ikora ku muntu wize amashuri 2 ya primaire. None Josiane, umaze gukura, ese nyuma yo kurangiza ishuri kugira ngo twihutishe tuzakora n'ikindi kiganiro cy'igice cya 2 cy'iki kiganiro twakoze, nyuma yo kurangiza ishuri niko nabivuga, ni ubuhe buzima wahuye nabwo, wenda nabwo duheme inshamake usatira gakiza? Aho ngaho rero ndangije ishuri, reka mbivuge ko ngiye diplome yanjye nari nyubonye ishuri ryari rangiye. Yego, nukuvuga ngo kugira ngo nabwo ndangije ishuri, kuko nubundi najyaga igihe cyose nkataha nkubitwara imwe nkiga, ubundi nkasiba. Batuma abantu m'ababyeyi simbajyane kubera kwa kutagira umubyeyi nyine uri bumvugire. Aho ngaho rero nukuvuga ngo kugira ngo mpagarike ishuri, nukuvuga ngo urubaho rwanjye mukadata yarafasha ararutwika. Nukuvuga ngo papa hari imyenda ya kontoni papa yari yanguriye hamwe n'abakuru banjye, ngewe nayambayeho rimwe gusa. Yarayifasha arayibika. Papa avuze ati umwana kuki nta kontoni yambara. Aho ngaho rero mukadata yavuze ngo naraciye, nahise nyitanyura nyine, naraciye nyine n'ubundi sinumva. Papa yandadesheje ndi kanzu ya kabaradini, reka mbiko mbyita, cyangwa se mu cyaro twakunda kubyita ngo ni ikupe, gitambaro gikomeye mu kuntu kimeze nk'ikoma cyangwa ishashi. Aho ngaho yo kanzu rero kuko urumva yari ikomeye, nta kintu cyari kuyica. Nukuvuga ntago nzi ngo ninde wayitwitse,
kanzu baragiye barayitobora uhereye mu gituza ku mabere baramana bagenda bayigira akayungiro uko mpagaze utazasubira kwiga yego ariko n'ukubangwa ikanzu n'ubundi nakomeje kuyambara uko imeze nkajya ku ishuri nukuvuga rero mwarimu igihe cyarageze aranyirukana nawe ubwarambwa ati ntabwo ugomba kugiza ku ishuri wambaye imyenda icitse genda bakudedera indi myenda niba byanze ntabwo ishuri uzaryiga ubwo ngubwo ntuzagaruke mukecuru ndagenda ndabimutekereza mubwira ko bantumye ababyeyi mubwira ko bamubwiye ngo sinzasubire ku ishuri nambaye imyenda icitse ubwo ndavuga nyogokuru yahise icyo yakoze nukuvuga ngo yahise afata umupira we yambaraga ndawibuka uri mu ibara ry'umutuku n'umweru arawumereza nkajya ndenza kuri ya kanzu ukagera mu mavi nkajya ku ishuri mbona mbyigiyeho igihe gitoya mukadatabona aho kugira ngo ncike intege zo kujya mu ishuri abona ndimwo ndongera imbaraga ngende ndimwo ndishakira igisubizo nibwo yafashe ya kanzu noneho yose arayitwika arayirangiza n'urubaho najyanaga ku ishuri arabitwika aramubwira ngo umunsi nzongera kurota sibye no kubitekereza cyangwa kugenda amubwira ngo ninaryama nkabirota niko azantwika aho nyine nahise mbona ko ibintu bihinduye isura nahise mpagarika isuri nk'uko yabishakaga aho natangiye urugendo rwo gukubitwa rwo gutotezwa umunsi umwe rero benshi baza kwibaza ngo wabwiwe n'iki yuko uwo atari mama wawe naricaye umunsi umwe ari nimugoroba mukadata sinzi ibyo yarahugiyemwo musaza wanjye mukuru abaganiye n'abavandimwe arabaza ati se noneho Mukamanzi Josiane n'izina nabatijwe Mukamanzi ko tutigeze uyu munsi twumva arira ko nta muntu wamukubise ese ubundi aracyari muzima cyangwa ari hehe mukuru wanjye umwe wakurikiranaga n'uwo musaza wanjye atavuga ati ubundi si icyo kigoryi urakibaza mu biki kuko nawe yaranyangaga cyane avuga ati icyo kigoryi urakibaza mu biki ubundi kiriya kinyendaro batoraguye urumva bo bari baramenye amakuru ariko barayampisha ati kiriya kinyendaro mwabatoraguye twatoraguye gisa nk'ingagi bundi urakibaza mu biki umusaza wanjye aravuga ati ariko mumenye yuko uri ari amaraso yanyu mumenye yuko uyu nguyu ari umuvandimwe wacu ni mwamwanga mutamwanga ntawe muzamushyira n'umuvandimwe wacu ati ngewe ndabizi mukuru wanjye aho ngaho rero niwe yahise avuga ati uriya bamutoraguye ariko mu gitondo bamujugunyira ntaho duhuriye barabisigana urumva hari mu mwijima ku mugoroba nta muntu n'umwe wari uzi ko nicaye hafi urumva nanjye nahise menya amakuru y'uwo mwanya director antunguye nahise mpaguruka ndavuga ati reka ngiye ntago banoraguye hano ni mu rugo iwacu hano ni kwa papa na mama nubwo mu nyanga tugomba kubana hano muri uru rugo hanyuma Josiane rero ndumva ubuzima bwawe n'urugendo rurerure nongere mbwira abadukurikiye ko azaduha igice cya kabiri cy'iki kiganiro hanyuma Josiane rero uburakijijwe uba winjiye mu murimo w'Imana ese mu kwinjira mu murimo w'Imana mu gusenga kwawe ikifuzo cya mbere wari ufite ko dukurikije ibyakubayeho yaba ari ubuzima bwo kwa mama wawe yaba ari ubuzima bwo kwa mukaso yaba ari ubuzima bwa papa wawe ikifuzo nyamukuru umaze gukizwa neza umaze kwakira ko Yesu ari umwami n'umukiza ikifuzo nyamukuru wagize nikihe nukuvuga ngo maze gukizwa neza ikifuzo cya mbere nagize ikifuzo kivuga ati ubu buzima cyami ikintu cyabumpindura nanjye nkabaho ubuzima bwiza ntatotezwa nkabaho ubuzima bwiza nta muntu nuka nta muntu imibiryo ngo ankubite nica ruhande rw'isane y'ibiryo nkumva yuko ubwo buzima nyine mbashe kubuvamo nazashima Imana ariko ndashima Imana ko uyu munsi hari icyo Imana yakoze hari ibyo Imana yasobanuye yarabisobanuye none muri abo bavandimwe cyangwa se muri iyo miryango yawe hari abakiriho yaba ari mu bagukoreye ibyo ngibyo yaba ari mu itotezwa hari abantu bakiriho muri abo ngabo nukuvuga mukadata arahari uyarutse gutaha umwaka ushize ni grameri wanjye yari we nyogokuru yego ko yatashye ari umukecuru ukuze ugeze mu myaka hafi 100 ngira ngo yarafite 125 nukuvuga ngo abavandimwe banjye bose baracyahari keretse umwe niwe watabarutse yego hanyuma mama wawe nawe we yarapfuye tuvuye ko yapfuye mama wanjye we amakuru mfite nuko yapfuye nukubana ngewe yabyaye yapfuye mfite umwaka umwe papa wanjye nawe yaje gucuruza arahomba kugeza isa ntago nzi ngo aherereye hehe ntago nzi ngo ari hehe kuko yaratorotse amaze gucuruza ahombye agenda atwaye umwenda wa banki bivuze ngo rero uramutse umenye ko papa wawe ariho cyangwa se n'abavandimwe bawe
dusoza ikiganiro kano kanya ni irihe jambo nubuhe butumwa wabwira umuryango wawe kano kanya uramutse ugiye kuri YouTube cyangwa se ugiye kuri channel ukakureba yaba abavandimwe bawe ni irihe jambo wababwira cyangwa se n'abari bakuzi kera ni irihe jambo wababwira nk'umuntu wahindutse ubu ngubu wamaze kumenya Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ni irihe jambo wababwira nubuhe butumwa icyo navuga cyane reka mpere wenda ku musozi aho ngaho narerewe kuko abantu benshi bari bazi yuko ndi umusazi kuko niko mukadata yari yarababwiye akababwira yuko nasaze nyine ariyo mpamvu nkingirana ariyo mpamvu nkubita nababwira ngo hari mu ijuru dufite Imana ikiza uwo banaga nk'umusazi Imana yarabikoze yahinduye amateka nanjye ndi umukozi w'Imana nkorera Imana nukuvuga ngo hari by'Imana byinshi yagiye igenda ikora hanyuma kuri mukadata icyo namusabira we nugukizwa akamenya Imana akareka abapfumu ibyo tuzabisanga mu gice cya kabiri akarekana n'abapfumu agakizwa akamenya Imana kuko muri Kristo niho hari byose hanyuma kuri papa nawe ikindi namubwira aho ari ashobora kuzabibona kuko na musaza wanjye bajyanye icyo nababwira ngo ndabakumbuye kandi papa ndamukunda cyane by'umwihariko cyane ko ari we mubyeyi mfite abaye aho ari hose yabanyumva yazaza nkamubona yego aravuze Josiane ngo umubyeyi waramutse ariho yazaza akamubona aramukumbuye ikindi mukase aravuze ati bibaye byiza yakizwa akamenya ko Yesu ari umwami n'umukiza nawe akakira abwira abaturanye ngo hari Imana ihindura amateka hari Imana ihindura ubuzima murabona ko Josiane ari Imana yamuhindura amateka yamuhindura ubuzima yamuhindura icyerekezo turasoje rero reka tubabwire ngo ni mukore subscribe mukore share kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kure cyane ndazi neza ko hari igice cya kabiri nyuma y'ibi ngibi hari byinshi murumva ko ibyo ari byose hari Imana yamukuye hari nawe yamugejeje mureke dusoze rero mugira Imana mugira amahoro y'Imana mubane n'Imana Imana ikomeze bane namwe muri byose turi kumwe turabakunda cyane kuko imbaraga z'umwuka wera zituma hari ibintu muri wowe utinyuka imbaraga z'umwuka wera zituma utinyuka inzara ugatinyuka ingorane ugatinyuka agahinda ugatinyuka ibyo byago byose bitewe n'imbaraga z'umwuka wera ntatinya n'inzara abakozi b'Imana bavuze bakubitwa ibiboko ibibuno byabo biratoha ariko kuko imbaraga z'umwuka wera barakomeza bahamya Yesu Iyerekwa TV muraho neza reka mvuge ngo mwese muraho bavandimwe inshuti dukunda guhurira ku Iyerekwa TV ndabasuje mu izina rya Yesu mwongeye kuvugana n'umukozi w'Imana Prophete Gatsima Niyongira Anastase umugabo umwe mu bantu Imana yazawe cyangwa se Imana yakuye kure cyane muri iyi minsi ya none twongeye kugaruka rero n'ubundi ku Iyerekwa TV dufite byinshi byo gukora cyane mu murimo w'Imana ubuhamya ijambo nongere mvuge ngo utarakora subscribe wowe utarakora share gerageza ubikore kugira ngo ubutumwa bwiza bugere no ku bandi share yawe ni ingirakamaro subscribe yawe ni umurimo ukomeye cyane ubuduteye inkunga ngira ngo ubwashize twaganiye ku mbaraga z'umwuka wera cyangwa se akamaro ka mwuka wera ngira ngo twaganiye mwuka wera icyo ashinzwe naho ngaho twaganiye rero ikindi gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana imbaraga z'umwuka wera nkuko ni nabibasezeranyije ko tuzakora ikindi gice cyo ku mbaraga z'umwuka wera tukabiganiraho Imana yo mu ijuru ishimwe ubwashize ijambo ryiza ndababwira ngo mwuka wera ni ikinya mwuka wera ni ikinya burya narababwiye ngo iyi si irimo iratubaga nta kinya ariko umuntu Yesu yateye ikinya bita kwihangana uwo ngo ni uzanisha urugamba uwo ngo ni uzabasha kuba muri urugendo rw'iyi si kuko ibitubabaza byo ni byinshi buryo uzarebe y'umuntu arimo abarwa nta kinya cyangwa se abantu bigeze kubarwaho kera nta kinya babateye murabizi kuntu byagendaga umuntu arababara cyane ariko Yesu niwe kinya kandi mwuka wera ni ikinya araza akaguhumuriza akakuganiriza ukumva wongeye kunezerwa niko kamaro ka mwuka wera nkuko atanga ibyishimo muri wowe agatanga umunezero muri wowe cyane aho umuntu yabuze umunezero cyane aho umuntu yabuze amahoro mwuka wera kaza kamuganiriza umuntu uzuye mwuka wera burya hari ibintu bimuranga hari ibintu bigaragara muri we hari ibintu bigaragara muri we buriya hari ijambo Yesaya yavuze 57 rivuga ngo kuko umwami Imana izanaba nicyo gituma ntamwara ntagira ijambo rivuga nta mwuka wera ufite muri wowe Paulo abivuga neza ngo bene ibyo byiringiro ntago bidukoze isoni Imana ishimwe rero
rero aho umwuka wera yageze burya umuntu arangwa n'ibyishimo. Munyemerero uyu munsi dusoma ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice byaho bibiri. Turashaka kuganira kuri izi ntumwa 12 11 uko zagenderewe na mwuka wera. Murongo wa mbere mutwe w'ijambo ravuze ngo uko mwuka wera yamanukiye intumwa. Ku murongo wa mbere ravuze ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriri, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Imana ishimwe. Izi ni intumwa za Yesu. Izi ni intumwa za Yesu zari zateraniye hamwe mu murwa Yerusalemu ubwo Yesu yari amaze kuba yava mu isi, ubwo yari amaze gutumbagira bose bamureba. Hari igihe kizagira Yesu agatumbagira twese hari igihe kizagira Yesu akongera akagaruka ku bicu nkuko yatumbagiye tumureba, akongera kuza ku bicu turimo tumurebesha amaso yacu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero izi ntumwa harimo ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo, ba Andreya n'abandi bose. Iri torero Yesu yarisigiye umuntu bitaga Petero, kuko Petero yaramuhanuriye aramubwira ngo dore Petero nzakubaka itorero kandi ngo marembo y'ikuzimu nawe yazukuka. Iri torero ngo ntabwo uzasenyuka, iryo torero ntabwo rizasenyuka. Bivuze ngo Petero yari yahawe mission yo kuyobora itorero, ariko ntabwo ari yagahawe imbaraga z'umwuka wera. Ngo ahangaha bari bateraniye, ngo bari bicaye, ariko ngo ikintu cya mbere bari bahuje umutima bari bahuje n'uwuhe. Ubundi bano bagabo aho bari barishwe, bari bafite ikintu bita ubwoba muri bo. Bari bafite ubwoba kuko niba Yesu yari amaze kugenda ari wari uyoboye urugamba, umuyobozi mukuru muri bo yari amaze kugenda, bari bafite ubwoba ko byanga byakunda abayuda bazabagirira nabi, Yerusalemu bakabagira nabi, yewe n'abagira iki bazabatera bakabagira nabi. Cyane cyane aho Yesu yagiye avuga ubutumwa, kuko ndagira mbabwire ngo abishe Yesu abangaba bishe Yesu ni bamwe yahanuriye ababwira ubutumwa bwiza, ariko barangije baramubamba bamushyira ku musaraba. Ariko Yesu muri Yohana ibice byaho 14 uko twasomye 16, Yesu arangije abwira abigishwa be, arabwira ngo dore ngiye kugenda, ariko sinzabasiga mwenyine, ahubwo nzabasigira mwuka wera. Uwo ngo ni uzabayobora, azabamenyesha iby'ibyaha, azabayobora inzira gukiranuka. Arabwira ngo ntago mbasize nk'imfubyi. Imana ishimwe. Hanyuma rero nganga bari bicaye bahuje umutima, bicaye mu cyumba barimo basenga, ngo umuriri wavuye mu ijuru. Izi ni imbaraga barimo bahabwa, imbaraga z'umwuka wera. Bahabwa imbaraga ngo muri bo bavuga izindi ndimi, baratangira bavuga izindi ndimi, bavuga indimi zitandukanye, bavuga indimi z'abanyamahanga, bavuga indimi ntarondora kuri isi yarwerema. Imana ishimwe cyane kandi. Hanyuma bamaze kuzura mwuka wera, bahawe n'imbaraga, ngo Petero ngashira amanga. Petero avuga ijambo ryiza, aravuga ngo uwo mwishe mu kabamba, muri Yerusalemu ijwi baragere bararyumva, ngo uwo mwishe mu kabamba ni ukoze ibi ngibi, ntabwo yapfuye ahubwo aracyariho. Umuntu bita Petero atangira guhabwa imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe. Ubundi iyo mwuka wera yageze ku muntu, umuntu atangira gushira amanga. Bavuga butumwa, bahanuzi, baririmbyi, batambyi, mwese twongere tubwire Imana tugarukeho itwuzuza imbaraga z'umwuka wera, kuko imbaraga z'umwuka wera zituma hari ibintu muri wowe utinyuka. Imbaraga z'umwuka wera zituma utinyuka inzara, ugatinyuka ingorane, ugatinyuka agahinda, ugatinyuka ibyo byago byose bitewe n'imbaraga z'umwuka wera. Izi ntumwa rero zimaze kuzura mwuka wera, Yesu yagiye azigabanye mu bice bitandukanye ari mu bwami bwo mu ijuru, atangira kuzikoreramo. Aba ba Petero bavuze ubutumwa,
bavuga ubutumwa Yopa, abantu barihana, bavuga ubutumwa ahantu hatandukanye. Aba bantu baragenda barihana, abantu barihanye baragenda bakora ibitangaza kubw'imbaraga z'umwuka wera bahawe. Hari abo bageze kuvuga ubutumwa bikabagora, baratukwa, baratotezwa, ariko kubera ko bari bahawe izindi imbaraga z'umwuka wera, kubera ko bari bahawe imbaraga zo gushira amanga, bavuze ubutumwa kandi ibintu bigenda neza, ntibite ku kababaro kw'isi. Ba Yohana bavuze ubutumwa, ngira ngo murabizi. Petero na Yohana ubwo bavuze ubutumwa bagasanga ikirema cyari ku irembo bita ryiza, Yesu yasize ababwiye, arababwira ngo mwuka ngo izo mbaraga z'umwuka we nizibazamo cyangwa se mufasha n'abazamo, muzabasha gukora ibiruta ibyo nakoze. Petero na Yohana bwa mbere bakora igitangaza, bazuriye umuntu ku irembo bita ryiza, nako bakijije ikirema ku irembo bita ryiza, bazura ikirema barakizura, ariko avuga ngo barakizuye kuko no mu gihe cyarapfuye mu buryo bwo kumugara, cyari cyaramugaye, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera ngo kino kirema barakibwira ngo dutumbire, cyo kibwira ko giye kubasaba amafaranga. Petero none barakibwira ngo nta mafaranga nta feza dufite, ariko dutumbire iki kirema. Baza gukora igitangaza gikomeye. Rero Imana imaze guhagurutsa Petero na Yohana kubw'imbaraga z'umwuka wera, bakiza ikirema. Imana imaze guhagurutsa Petero na Yohana kubw'imbaraga z'umwuka wera, bakiza ikirema ku irembo bita ryiza. Ibyo ni ibitangaza bakoze. Ba Yohana murabizi ibyo bagiye bakora, ba Petero murabizi ibyo bagiye bakora, ba Yakobo murabizi ubutumwa bavuze, abo ba Paulo nabo bahawe imbaraga z'umwuka wera murabizi ibintu bagiye bakora, baragenda bamabaza ubutumwa, baragenda bakora ibitangaza kubw'imbaraga z'umwuka wera. Reka mvuge ngo rero Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, yongere twuzuza imbaraga, dushira amanga tuvuga ubutumwa nk'uko biri. Imana itwuzuza imbaraga z'umwuka wera, twongere guhanura bikunda. Imana yo mu ijuru yongere twuzuza imbaraga z'umwuka wera, twongere kuvuga ubutumwa, abantu bongere gukizwa. Kuko aba bagabo bakimara guhabwa imbaraga z'umwuka wera bahinduye isi, kandi bahinduza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Bahinduye isi barayihinduye, ari nabwo butumwa na n'ubu ngubu tukigendera. Turacyagendera ku nzandiko Paulo yanditse, turacyagendera ku bitangaza Petero yakoze, turacyagendera ku bitangaza ba Yohana bakoze. Izo ni imbaraga z'umwuka wera. Rero natwe rero muri iyi si ya none, muri iki kinyejana cya 21, Imana yongere twuzuza imbaraga z'umwuka wera, twongere duhanure, twongere tuvuge ubutumwa, tubuvuge dushize amanga. Kuko umuntu wahawe imbaraga z'umwuka wera ntatinya urugamba, ntatinya n'inzara. Abakozi b'Imana bavuze bakubitwa ibiboko, ibibuno byabo biratoha, ariko ku imbaraga z'umwuka wera barakomeza bahamya Yesu. Bamwe muri bo baracuritswe, ariko barakomeza baramuhamya. Bamwe bapfuye urupfu rw'agashinyaguro, ariko barakomeza baramuhamya. No mu gupfa kwabo ku munota wa nyuma bakomeje kumuhamya kubw'imbaraga z'umwuka wera. Reka mvuge ngo rero wowe utarakora n'ubundi subscribe kubw'ijambo ry'Imana, rikore niba rikunejeje, kandi urugendo urugeze no ku bandi. Ubwo butumwa ugende ugeze no ku bandi, ukoreshe ya kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryaguke muri twebwe. Murakoze, Imana ibahereze umugisha kubwira ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, watubambiye ku musaraba. Uri Imana nyamana, urahambaye, urakomeye. Nongeye gusengera ubwoko bwawe, mwami wanjye n'ukuri. Ongera utwuzuze mwuka wera bundi bushasha Mana. Muri iki kinyejana abakozi bawe udusuka izindi imbaraga z'umwuka wera, abahanuzi basuka imbaraga z'umwuka wera. Wongere usuka umwuka w'ububyutse muri iki gihugu, wongere usuka imbaraga zidasanzwe mu murimo wawe, kuko Imana ishobora byose. Kandi no kuyerekwa TV wongere usuka imbaraga z'umwuka wera, kuko Imana yambaye. Urwo uzaza gutwara itorero uzasange turi mu mbaraga z'umwuka wera. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, tubambye ku musaraba. Amen.